Burya urukundo uwo rushatse ruramusanga, ni nk'urupfu iyo ruje rugatwara umuntu. Ku mugani wa ya ndirimbo ngo ni nko gukunda umwana nawe akagukunda. Aha ngaha rero noneho ntabwo ari umwana ahubwo ni umusaza, nabasomeye igitabo cy'umusikologe witwa Odile, aho yavuze impamvu 10 zo gukundana n'umugabo ukuze, ngo ukuntu ari byiza. Nibyo tugiye kurebera hamwe, nabishyize mu ncamake cyane mu ka video gatoya cyane, kugira ngo buri wese abashe kubyumva no kubifata, arebe niba koko ibyo bintu ari byo. Rimwe na rimwe hari igihe abana bacu bahitamo abantu bakuze, cyangwa se abakobwa bahitamo abantu bakuze, abantu bakabatera amabuye. Ariko numara kumva izi nama, izi mpamvu 10 zo gukundana n'umugabo ukuze, dukurikije ibyo twasomye kuri uyu musikologe, nta muntu uzongera kugutera amabuye yarumvise ibi ngibi. Ndagira ngo nkwibutse kandi ko ahangaha uri ni kuri Rama Family, ngushimira wowe wahisemo kudukurikira, ariko kandi nshimira cyane by'umwihariko wowe wakoze subscribe. Ndagukunda cyane, uri uw'ingenzi kuri jyewe, ni nawe utumye nshobora kuba ndi hano nkomeje gusoma cyane, kugira ngo twungurane ibitekerezo, icyo niyemeje. Mwakoze cyane. Reka rero turebe izi mpamvu 10 twihuse. Impamvu ya mbere bagaragaje, uyu Odile yagaragaje ngo umugabo ukuze ngo afite ubunararibonye mu kumenya kubaho wenyine. Ibi bitandukanye cyane na wa mugabo uba udafite experience yo kubaho wenyine, ushobora no kumusiga hari impamvu runaka bikamunanira cyangwa akabyanga, akanakwagira ati ntabwo byashoboka, sinasigara njyenyine, sinanakwemerera. Ugasanga nyine arabyanze kubera ko mu by'ukuri atabimenyereye cyangwa se yumva atanabishobora. Ariko ngo aba bagabo baba bakuze ngo bo baba bafite experience mu kumenya uburyo umuntu ashobora kubaho wenyine kandi bigakunda. Impamvu ya kabiri ni uko ngo uyu mugabo ukuze ngo aba afite fondasiyo y'imibereho, ngo yaramaze kwiyubaka. Nicyo cya kabiri yagaragaje ku mpamvu ya kabiri yo gushaka cyangwa se gukundana n'umugabo ukuze. Ngo aba afite fondasiyo y'imibereho, aba afite aho ageze, aba afite ukuntu nyine yagiye abika agakora, ahasigaye ubuzima bukaba bumeze neza. Impamvu ya gatatu ngo umugabo ukuze azi guha agaciro urukundo. Iki kintu cyakora cyaba ari ingenzi niba koko uyu mugabo ukuze azi guha agaciro urukundo, ku buryo gukundana nawe amenya agaciro, valeur de l'amour. Ngira ngo ahari byaba ari ingenzi, byaba ari na byiza cyane. Ni ukuri kuba uyu muntu ukuze mwakundana. Iyi mpamvu ya gatatu ni ingenzi pe. Impamvu ya kane ngo abagabo bakuze ngo baba biyubashye. Nta sindi bubitindeho, niba koko bose baba biyubashye ni byiza, ariko uyu musikologe nyine yagaragaje ko ngo abagabo bakuze baba biyubashye. Ushakana nabo rero gusa amenye ko ushatse umuntu wiyubashye. Impamvu ya gatanu ngo gushakana n'umugabo ukuze ngo ni byiza cyane, ngo kubera ko ngo aba yifitiye icyizere, ngo kandi ntapfa kugira ishyari. Ubwo nabyo ibi bintu byaba ari byiza niba mu by'ukuri uyu muntu yaba atagira ishyari, cyangwa se adafuha cyane, kubera ko aba amaze kuba umuntu uri macuwa, ukuze, utekereza byimbitse. Iyi ngingo ya gatanu nayo ni nziza. Impamvu ya gatanu ni nziza cyane. Reka tugere ku mpamvu ya gatandatu. Ngo umugabo ukuze aba azi guha agaciro amahitamo y'umuntu. Niba mushakanye ukaba ukunda iki ngiki, arabyikubahira cyane kandi akabiha agaciro, akamenya ko amahitamo yawe ari ayawe, akayubaha rwose. Bishobora kuba bitandukanye rero wenda n'abakiri batoya bumva ko ahubwo ugomba kugendera ku mahitamo yabo, ugakurikira nyine, ukaba nk'imbata ye, ku buryo ukurikira uko we abyumva, cyangwa se amahitamo ye akaba ari ugenderaho. Cya karindwi ngo umugabo ukuze ngo amenye uko yifata mu makosa amwe n'amwe aba yarigeze gucamo. Ni ukuvuga ngo mubanye, wowe uri mutoya kandi wakuze, hari amakosa ushobora gukora akakubabarira kubera ko yigeze ayanyuramo,
akaba mbese afite experience akavuga ati ibyo ari byo byose ibi ngibi uyu nawe byamubaho ni umuntu kuko aba yarigeze guhura nabyo. Iyi mpamvu ya munani ngo umugabo ukuze aba azi icyo ashaka mu buzima ngo akamenya no kugiharanira. Iki kintu nacyo ni ingenzi, kuba uyu muntu ukuze ashobora guharanira icyo ashaka kandi akakigeraho byanze bikunze. C'est positif, ibi bintu ni byiza. Icya cyenda ngo umugabo ukuze akwemera kandi aguhitamo uko uri. Niba muhuye ukaba uri umukobwa uri mutoya, ukaba ufite ukuntu uteye, ufite ukuntu utekereza, ufite ukuntu uvuga, ibyo kuri we iyo yaguhisemo aba arangije kubyemera atyo. Icya cumi ari nacyo cya nyuma ngo abagabo bakuze baba bararangije gufata umuco runaka batakijagaraye, batagishakisha, mbese batakibangamirana. Ni byiza nabyo niba uyu muntu iyo yafashe umuco runaka, ubwo wowe umushatse ugomba kuwumenya ukiyadabuta kuri uwo muco umusanganye, kuko nyine aba yararangije kwidesida guhitamo umuco cyangwa se imyitwarire runaka. Ngayo nguko rero ngize impamvu 10 zo gukundana n'umugabo ukuze. Wowe mukobwa wari ufite impungenge zo kuba umucuti wawe ari umuntu mukuru cyane, ntibigutere impungenge, ntibigutere ubwoba. Biragaragara ko abantu bakuze batari babi. Ubwo ngubwo n'abari bugutera amabuye bazabona ko gukura atari icyaha, atari n'ikintu kiba, atari na defo, ahubwo rimwe na rimwe bishobora kuba karite ku bagabo. Ubwo wowe rero niba ufite umucuti ukuze ntacyo bitwaye, ahangaha uyu musikologe Odile yabugaragaje ko ntacyo bitwaye kandi ari byiza. Ubutaha mu kiganiro cy'ubutaha nzakugezaho noneho izindi mpamvu zo gukundana noneho n'umugore ukuze cyangwa se umukobwa ukuruta. Bakoze cyane, ni kuri Rama Family kandi ni Louise ubahozaho umutima. Mwakoze.